mbega nabishira muri sanse yo kuvuga ngo nta rukundo rukiba mu bantu hariho inyungu. Tugize umugisha turi kumwe n'umukozi w'Imana, tumaze igihe kirekire cyane dusenga Imana kugira ngo uzaboneke. Tumaze igihe kirekire twifuza yuko twazagirana ikiganiro hano kuri channel cyangwa televiziyo yacu Bibiri Imbaraga Zacu. Twishimiye rero ko witabye ubutumire bwacu, ukaba uyu munsi kuri iki cyumweru wemeye kuza kubana natwe. Ni igiciro gikomeye, ariko mbere yaho tukwakira reka tumaze dushimire iyo Mana yagushoboje kugira ngo uboneke. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushimiye kuri Mana y'igitangaza, ngushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, ngushimiye kurinda kwawe gukomeye, ngushimiye ko wabanye natwe, ngushimiye kandi ko waciye inzira kugira ngo uyu mugaragu waboneka ahantu izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka rero uyu munsi wa none ntaba ari njye cyangwa we, ahubwo izina ryawe rishimwe. Turakuraritse kugira ngo wururuke aka kanya ka none aho uzubane natwe. Ingabo zawe zigote iyi studio turimo kandi zigote aha hantu mu izina rya Yesu Kristo. Maze unyemerere iki kiganiro dushime tunenge tugiye kubamo, ukibemo tukigutumiyemo kugira ngo umwami nyir'ijuru n'isi abazanengwa bazemere guhinduka kandi nyagora kugo Imana n'abashimirwa ibyo bakora byiza by'intangarugero nabo mwami nyir'ijuru n'isi babigumemo. Urakoze rero duhagaritse kirogoye mwati Satani mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turagushuje mu izina rya Yesu. Tuwaye kandi kaze amazina yawe. Murakoze Pastor Nsanzumuhire Emmanuel. Kuba wantumiye ngaba nabashije kumvira ubutumire bwawe. Ndagushimiye kubw'icyizere wangiriye. Amen. Imana iguhereza umugisha. Hallelujah. Ntabwo uri umwungeri ujya uzimiza intama, ngo zitererane. Ndishimye cyane. Amen. Nongeye kugusabira umugisha. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ku mazina yanjye tugiye kubana muri uyu mwanya muri iki kiganiro. Kubanzi no kubatanzi nitwa Bizimana John. Ndi umukozi w'Imana, ndi umugabo ndubatse, mfite abana babiri n'umugore umwe. Ngaba ntuye hano i Rubavu, ndetse ngaba ntuye n'Imahoko. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ndagushimiye rero Bizimana, tugize umugisha kuba ubonetse ahantu muri iki kiganiro. Hari ibintu byinshi uyu munsi nifuza ko turabuze kuganiraho. Abatwumva bose badukurikiye baguteza amatwi, urize ku muhanuzi tuzi umaze igihe muri ibi bintu by'ubuhanuzi n'ivugabutumwa. Rero turifuza yuko tugira aho tuganirira duhera. Hari akantu waba wateguye mu buryo bw'ijambo ry'Imana waba ufite ngo ugasome tukuririreho muri iki kiganiro, tugende dukora deba ariko noneho byibuze dushingiye ku cyanditswe, kuko turi abana b'Imana. Mbere yaho tuza kuganira ariko turaganira n'abana b'Imana, natwe turi abana b'Imana. Karahari wadusomera noneho twumva. Murakoze. N'ubundi umwanya turimo ni uwo gushima tukananenga. Yego. Hari ibintu byinshi rero byagiye bipfira ahantu dushaka kugira ngo bikosoreke. Hari izina ryagiye rijyaho igitutsi cyane, izina rya Gikristo, izina ryitwa umuhanuzi ryagiye rijyaho igitutsi. Nibyo dushaka n'abavugabutumwa. Yes, urakoze. Nibyo dushaka kugira ngo tuvugeho, turebe mbese niki gikwiriye gukosoreka cyangwa se niki kigiye gusubira mu buryo ibintu byavuye mu mwanya bikongera bikajya mu muhamagaro wabyo. Nuko kugira ngo turebe uko twazagerayo uru rugendo twatangiye, kuko bundi muri uru rugendo icyuma gicyazwa n'ikindi. Nta mugabo nzigira, kandi abantu iyo bari kumwe babungurana ibitekerezo. Natwe rero uyu mwanya turimo n'uyu mwanya twafashe ni ukugira ngo turebe aho ibintu byapfiriye, turebe ukuntu twabivugurura. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye kureba mu bitabo byakozwe n'intumwa ku bice bibiri.
ku murongo waho wa 43. Umutwe w'ijambo uravuga ngo uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo. Uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo. Ni gute rero tugiye kubireba? Yes. Ni gute tugiye kureba ukuntu abakristo ba mbere basangiraga ibyabo nta mururumba, nta kindi kibazo kibyinshi inyuma. Tugiye kureba itandukaniro ry'abambere n'ijyabo. Tureba aho byapfiriye, tureba uko bihagaze. Ikiganiro cyiza cyane. Dusome ku murongo waho wa 43. Abantu bose bagiraga ubwabo nuko intumwa zigakora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. 44. Abizera bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose. 45. Ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose. Bakabigabanya bose nk'uko umuntu akenye. Nk'uko umuntu akenye, uko mbese yifite uburyo ushaka. Yes. 46. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo bakamanyagura umutsima bakarya bishimye bafite imitima itishama. 47. Bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa ijambo ry'Imana. Amen. Ahantu ijambo rero hari ahantu ricumise ngana Bibiliya nivuga ngo ni inyundo ngo icumita bigahinguranye. Hari icumu rineye. Hari ahantu abadukurikiye, hari ahantu hano Bibiliya yivuze numva harimo haransinda ngo basangiraga ibyabo. N'umutima uhuye. Ahantu witeguye kukubaza ibibazo. N'umutima uhuye. N'umutima uhuye. Bivuga ngo abahanuzi bafite umutima uhuye, abakristo bafite umutima uhuye, abapasiteri bafite umutima uhuye, barangiza bagasangira ibyabo. Ubwo aho hantu hahita habonekagamo n'ingabire y'iki? Y'urukundo. Ahantu harwaragiye kure cyane niho bikubiye. Rwa rukundo rukabatera kongererwa abakizwa. Hanyuma ngo bagakora n'ibitangaza n'ibimenyetso. Byonyine uru rukundo ruri ahantu sinibwira ko hari ikirema cyakwanga guhaguruka. Niyo kitahaguruka ntimwakibona nk'ikirema, kuko rwa rukundo ruba ruhari nacyo nticyakwibona ko kiremaye cyangwa gifite ubumuga. Kosora iyo mvugo gifite ubumuga. Nuvuga ngo kuko cyaba gifite amajeke y'urukundo agishyigikiye, bigatuma rero kitakwibonamo ko cyamugaye. Ubundi pastor ikibazo rero nshaka kukubaza, rero ndaje nkubaze. Mugiye kukubaza, tugiye gutangira ku kiganiro tunenge dushimye. Dushingiye kuri iri jambo, ni icyo nenga itorero rya none n'irya kera. Ko kugira ngo tugende abazadukurikira bigira ikintu nabo bibamarira. Niyo mpamvu bashaka ngo tubitware neza. No itandukaniro by'izi mbuto ziri torero rya mbere Bibiliya yivuze n'itorero ririho ubu ngubu ni irihe kuri wowe nk'inararibonye mu kureba? Murakoze mubyeyi pastor. Muri no minsi hari ikintu cyitwa kwikunda, no kwikubira. Bibiliya yaratubwiye ngo bazanaga ibyabo ngo bakabigura
ndetse ngo bakabishyira hamwe bakabisangira ngo nk'uko buri muntu wese agize te akenye mbega nk'uko buri muntu wese mu cye cyiciro mbega ntibarobanuraga ubyumve neza hano hantu nta muntu bashiraga ku ruhande ariko itorero ryo muri iyi minsi ya none harimo kurobanura ku butoni ugasanga umuntu umwe ni umukire arifite afite imbaraga z'amafaranga bamuhaye icyubahiro kuko bibiri tubwiye ko itorero rya mbere ntabwo ryarobanuraga kandi na Bibiliya iratubwira ngo itorero nshima ni itorero ryita ku mfubyi rikita no ku bapfakazi no ku bakene iryo torero muri ino minsi ya none ntaryo turi kubuza pastor ni ikibazo gikomeye kiduhangayikishije ibi bintu abadukurikiye umuntu wese uri bubyumve yumve ko itorero rya mbere atari ryo ry'ubu ngubu hari ibintu byahindutse hari imyitwarire yahindutse ubu dufite kurobanura ku butoni ugasanga umuntu ni umukene ntabwo bamuhefata mu cyiciro arimo ugasanga barimo baramushyira ku ruhande aha rero niho ngo nshaka kukubariza ubu ababigizemo uruhare kugira ngo itorero ritakare n'abahanuzi n'abakirisitu n'abashumba ninde ushinja kuba itorero ritagihagaze ku musingi wa mbere murakoze ubundi itorero yo wumva itorero y'ukuri bari rifite umuntu urihagarariye ari we witwa umushumba uragiye intama zose ni ukuvuga ngo rero iyo umutwe wapfuye n'ubundi igihimba ntacyo kiba kikimaze ni ukuvuga ngo urumva umugabo niba uri kunenga yego nanjye rero reka mubwire abantu nenga buriya abashumba nibyo koko nanjye aho nahagararana nawe nkavuga ko hari inshingano batandukiriye ariko abashumba ntabwo bakwifasha buriya bagombaga kugira n'ababashyigikira njyewe ndeba uko ngenda mbona uko bugenda buke yego abashumba bashobora kudeviya misiyo y'Imana ariko n'abayoborwa n'abandi babafata mu maboko ubwo ndavuga abavuga butumwa n'abahanuzi n'abadiyakoni namwe mwaradeviye abashumba bagira intege batakaza wa mwimerere kuko iyo mubafata mu maboko ntabwo baba baratakaye n'abahanuzi n'abanenzi mushumba aho ngaho kandi iri kintu mbavuga abahanuzi ngiye nihereyeho uko umushumba ntwaye muri karateri zanjye sinshobora gusuzugura umushumba ngewe uko umushumba ntwaye niko nitwara donc umushumba unyoboye uko yitwaye n'umwuka nyoboyemo niwo ngenderamo kuko ntambikiriye umwuka umushumba arimo ntwaramo twakora ibigize gute ibihabanye rero nako kantu kariho muri ino minsi kuba abantu nta guhuza guhari ukaba uri umushumba wanjye ariko ibitekerezo no guhuza bidahuye wowe ukambwira ngo tujye ku kabari uko ngipangira kujya i Musanze watumvishe neza watumvishe aho ibintu byapfiriye ubwo rero icyo nicyo kibazo gihari naho njye ku bahanuzi cyangwa se ku bavugabutumwa niwo mwuka muri ino minsi ugize gute uhari kudahuza n'abagize gute n'abatuyoboye naho dufite guhuza n'abashumba badushunje izina ry'Imana ryahabwa ikiyemwe icyubahiro icyo rero ariko hari akandi kantu numvishe ngo impamvu ngo itera abahanuzi gutana no kuba batashyigikira vizioneri w'itorero cyangwa se umushumba w'itorero ngo hari ukuntu barya inkoro ntibabasigire n'agasosi
bakarya inkoro ariko ngo gasosi ntimukaboneho bigatuma namwe mwihigira ariko ntabwo ndi kumugira mwebwe weho ndi kumugira abahanuzi muri rusange bigatuma nabo ngo bihigira bakavuga ati reka natwe tugomba kwihigira tukareba ukuntu byagenda njye mubona hano nanjye ndi umuhanuzi ndimo ndavugira mu bahanuzi muri rusange muri make ntabwo navuga abahanuzi nabi kandi nanjye ndimo ariko ni ngombwa ngo mvuge ukuri kundimo kuko ntabwo mvuze abahanuzi nabi nanjye mba nivuze nabi ahubwo ndimo ndashaka gutangaza ukuri guhari mubyeyi rero mushumba ibyo uvuze ni ukuri hari ukuntu umwungeri ubera umushumba ushunze intama yibagirwa ko intama zizarisha akagenda akazishyira mu rwuri gusa ubwo igisimba cyaziraramo umushumba ntibimurebe donc muri no minsi hateye ikintu cyo kuvuga ngo buri muntu wese yishakishije yihigire kutegeka mbega ni bya bindi byo kuvuga ngo mbega nabishyira muri esanse yo kuvuga ngo nta rukundo rukiba mu bantu hariho inyungu z'abantu ku giti cyabo ariko niyo mpamvu twateguye kino kiganiro cyitwa tunenge dushime kugira ngo turebe dushire ibintu ahabona ukuri ahagaragara turebe ibintu byapfiriye he byazukira he wari uvuze ku kantu k'abahanuzi n'abashumba ariko pasita naritegereje mbona atari abashumba bose bacura inama harimo abashumba bagifite umutima harimo abashumba bagifite ugasanga n'urugero nk'ubu hari ngo nk'umushumba ushobora kuba yafashe isafari kuko ngenda atanga nk'urugero hari umuntu twakoranye na n'ubu tugikorana ntabwo ari byiza hari umuntu twakoranye yaba yafashe isafari akambwira ngo muhungu wanjye uri he naronze igikoma ngwino ngwe kuri kano gakoma naronze burujya muntu n'umushumba mwiza yibutse ko nanjye nasigaye kandi muri ibi bintu ntabwo turongera rimwe nta nubwo tuzamukira rimwe hari abantu rero pasita bazamuka mwarakuranye mwarasangiye akabisi n'agahiye bo bakibwira ko intera bagezemo mu yandi magambo kangubire muri aka kantu hari umuntu utabagwa akibwira ko umugisha w'Imana yawumaze mu kiganza ubuze ikintu rero ubuze ikintu nubwo wenda hari ko tudeviya gatoya murongo turiho ko buryo ikiganiro cyiza kigira umurongo kiriho hano twari turimo tunenga ariko nanjye ndashaka kuvuga ku kintu kimwe ndanenga abantu Imana itera iteka yarangiza agasigara afitiye ishyari babandi bakiri hasi ndakuba nk'urugero hano turimo turakora ikiganiro ariko hari umuntu ujya kuri channel tayari agisanga ari Nibizi John uriho akavuga ngo hano sindi buhakirike agatangira hari akantu numvishije ku bantu baba bishuti zanjye ba pasiteri bagenzi banjye noneho twe tunari ahantu babwe turi kuganira ngo no muri business ndabwira business y'ijambo ry'Imana ne numva randashe turi kunywa gakawa ndabwira ariko ndi muri business gute guma mu rugo yaraje insengero zirafunga urumva we kuko afite urusengero ngewe nkaba wenda urusengero rwanjye nari nkodesheje rukaba rupfunze
ashaka kumpiganirezamo kuba ndi kuri YouTube ko mbese nsa ngo uri muri business ngo washatse kuba umustar ndabona no Jesse ndi gushaka kuba umustar byumvishije ahubwo ibyo ndimo no kugira ngo namamaze Yesu Kristo tubidisikita ndabona none abashumba benshi kwisi nta mushumba utagira cyana kuri YouTube nawe none aba bashumba bose bagira cyana kuri YouTube niko bari gushaka kuba abastari niko bari gushaka ibihembo niko bari gukorera mu zindi nyungu gute ariko numva ndamubaza ariko ubundi wari wagira umwanya wo kumva ibyo mba nigishije kuri YouTube arambira ngo reka ngo sindagifungura ndavuga uyu sigahini itavuga uyu ni gahini tayari umwuka wa gahini wamujemo nubwo twagendanaga sinarinzi ko afite uwo mwuka w'ishyari yego nabyo rero no mu bahanuzi icyo kintu kibagamo nka gutyo ugahanura wenda wowe ufite uko wirinda ufite ukuntu wihengeka hirya ukanasenga ufite ukuntu urinda impano zawe wahanura ibintu bigasohora watangaza ibintu abantu bakumva biri kugera ku nyota y'imitima yabo bakagukunda bakifuza ko basengera isaha ku isaha ugasanga wamunaciye ku ruhande ati burya rero izi mana yirashaza imiti niyo mpamvu bamukunda ngiye bakanyana kandi muri we afite mukushi kandi imana ntigitanga umugisha ku muntu ugira ishyari uko wasenga kose ugira ishyari ntushobora gutera imbere uko wacuruza kose usibye no gusenga wajya Dubai wajya hebiza yoyo ukabigende nk'umwuka kuko imana ntigikorana n'umunyeshyari kuko ibonye umunyeshyari itibona satani ibona ipica ya satani je mu maso yayo ikigirayo pastor icyo nsinzi n'iki kintu cy'ikibona pastor icyo ni ijambo uwo mwuka warateye nicyo cyigisho uragifite yes ukuntu umwuka w'ishyari wahagurutse mu bantu no mu bakristo no mu itorero hose no mu bahanuzi rero icyo kintu uvuze ni ukuri ubu hari umwuka w'ishyari wo kumva kugira ngo nunge muri ako kantu uvuze wo kumva ko nimba menyanye n'urugero kambite nkohereza urugero buno hari ikintu cyo kuba n'urugero dushobora gutungurwa umukire dufite muri maboko yitwa Matiyasi yitwa Sebogonzo kamuvugira yitwa Matiyasi niwe mukire numva bavuga n'abandi barahari none dushobora gutungurwa tukabona yinjiye mu rusengero niwe mukire ubwo ni wowe arahita gukunda cyangwa se ankunda vuga ati niwe uranshaka kujya nsenga abandi ku ruhande wa mwuka w'ishyari urahita ubinjira yes yego ko atari njye arebye ko atari twarebye ko ari twe dukomeye duhanura ibintu bigasohora ko atari twebwe abwe badumvije ikibazo ke yego noneho twese tukamubyiganira twese tukumva ko twamuhanurira wadumvise none mu by'ukuri uyu muntu ko yishakira agakiza abantu tukaba tumubyiganiyeho aramenya arakora iki aramenya arakora kwanza bya bintu nta mani irimo ari ibintu byo gufentasha arahita abona ko ibintu nta gahunda niyo mpamvu usanga ahantu hanini abakire bitaza amasengesho kuko niyo mpamvu bavuga ko abanyamasengesho ari imburaki ari abakire ari imburamukoro kuko hari utuntu nkunze kubona niyo umukire yinjiye mu rusengero nta muntu n'umwe buri muntu wese ahita amuhanga amaso noneho nshingiye ku bahanuzi niwe mbona cyane bari n'abakristo n'abashumba bose rero icyo kintu kirahari muri ino minsi hari n'abantu nigeze gusengera nka gutya mbabwiye hose bakagira gute bakahanya noneho haba ikibazo ku ruhande umuntu arambwira ngo ngewe nsengere mfite ikibazo ino smartphone igura 300 nzayiguhereza undi muhanuzi ku ruhande ahita abyumva
ahita agenda aramubwira dutandukanye ati uramuzi John ni umumani ni umutubuzi nta mani murimo nta mwuka afite wabimeze iyo bintu biraharawe abantu bankunda nahuye nabyo muri no guma mu rugo abantu bankunda nkabona batangiye kumvaho nkabona baragiye ariko icyo dushimiye Imana naho abantu baguta Imana ifite inzira nyinshi tabarira nyinshi uko byagenda kose ariko ibi bintu abantu bari kudukurikira hano kuri Bibiliya y'imbaraga zacu mudufashe kuza kumva neza iki kiganiro turimo kunenga turaza no gushyiraho umwanya wo gushima ariko turi kunenga abahanuzi bagirira ishyari bagenzi babo kandi turi kunenga abashumba nabo bagirira ishyari abashumba bagenzi babo tukongera tukanenga abakristo bagirira abandi bakristo ishyari turi kunenga abo bantu kuko ntabwo ari byiza ntabwo ari umwuka uva ku Mana uwo ni umwuka wa Satani ndetse n'umuyobozi wawo ni Satani rero kuba umuntu yaza akakubwira mu Kristo akaguteranya n'umuhanuzi wawe mwari mwibaniye neza ngo nuko ari mugenzi we Bibiliya iravuga ngo ubwami nibwisubiramo buzaba bugiye kurimbuka nuvuga ngo uko aje akubwira kuri yari mubi nawe ubwe aba ari mubi kuko ntabwo nawe ari innocent nawe ntabwo ari mwiza ndagira ngo abadukurikiye muri iki kiganiro muze kuzajya mugira gushishoza kuko umwuka w'ishyari warahagurutse hari abantu nasengeraga kandi mbana n'abantu bari no muri team komite yanjye muri guma mu rugo nari mfite uburyo n'organiza abantu bo gusenga mu buryo bwa chat bwa groupe none abona abantu gukira indwara babona abantu bari kudayimoni bari kubavamo bamwe barashingiye muri guma mu rugo bagendaga batanga kanya bagashingirwa bandi barabyara abandi baratwitemo no bazimisi baza kunyereka impinja abandi baza kumbwira ati dore byaciyemo dufashe tuzabyare neza ariko aho abo bantu bahagurutse bashaka kubana umuhamagaro wanjye kugira ngo nkongere gusengera abo bantu rero uwo ni umwuka nibura ko ari umwuka wa Satani waruje muri abo bahanuzi kugira ngo barwanye ibindimo n'ibyo abantu bagiye kwakira nuvuga ngo singi baba bari kurwanya gusa baba bari kurwanya abantu bagiye kwakira wamugisha akabaho no kuba nanjye ubwanjye bari kurwanya kugira ngo reputation yanjye izimi nkabwira abantu rero bari kudukurikira ngo mugomba kujya mushishoza mukamenya ngo umuntu niba aje kukubwira ngo uyu muhanuzi wowe utamwirebeye ku mbuto kuko Yesu yasizeho umurongo yaratubwiye ngo kugira ngo tuzamenye abahanuzi b'ukuri tuzabarebera ku mbuto bera niba rero muri wowe ari imbuto wabonyeho umuntu yiza ku ruhande ngo akubwire ngo uriya si mwiza ngo cyangwa si Imana akorera cyangwa icyangombwa nuko icyo nkorera cyose kiguha icyo ushaka icyangombwa nuko ibyo buhanuzi nakubwiye cyangwa se amasengesho twasenze yabyara umusaruro wakeneraga ikibi nuko wabivuga njya amahirwe nyangira John nubundi urabivuga ariko abantu byabo nababwiye bakabibona none ugasigara yibaza ariko uramuntu koko yakoreraga Imana ese ko ibyo yabwiye byasohoye akagucurangana mu muhamagaro ariko akijya yibaza yamugiye kubyara n'uri narabyaye ese uyu mwana no kwa Satani urumva yagiye gushaka abakobwa bari kudukurikira nabo baze kujya babasha gusobanukirwa ahantu naho ndaza nubwo turi muri icyo kiganiro cyo kunenga ariko nako ngako kaziyemo ngo hari abantu b'abahanuzi bo mu cyiciro cya mbere ureba abahanuzi bafite ibyiciro bafite esikariye eshatu umuhanuzi wo muri esikariye ya mbere yerekwa imigambi ya Satani ariko ntabwo aba afite ububasha bwo gukuraho ya migambi ashobora kukubwira ngo Imana iguhaye umugabo cyangwa se kukubwira ngo barakuzinze none Imana inyeretse barakuzinze nibyo koko akaba bibonye akakubwira na detayi ndetse akaba yanabwira ati unambaye gutya unaryama ibyo bintu akaba ari byo rwose pe ariko mu by'ukuri wenda akaba nk'inzoga akaba na tereta akaba na samara cyangwa afite n'utundi tunyagakora ibyo bintu akaba avuze kuko ukumva nibyo akabaho n'undi muhanuzi wo mu cyiciri cya gatatu kuko icya kabiri kibamo groupe y'abantu b'abaramyi b'abadiyakoni b'abantu babaze bakanisa bamwe Bibiliya muri Yoweri bavuga ngo abakambwe bazarota niho haba mu cyiciri cya kabiri nimo bagaragara icyiciri cya gatatu rero nicyo Imana ivugisha nicyo kijya imbere y'umutima w'Imana nuvuga ngo umuhanuzi wo mu cyiciri cya gatatu niwe utegeka ya migambi yose ya Satani igahita ikuvaho
wabyumvishije uwo muhanuro n'ubwo ngo hagati aho ngaho abakristo bari kudukurikira ntabwo muramenya gutandukanya ibyo bintu. Hari umuntu ushobora kuguhanurira agahanurira mu migambi ya Satani abwira Imana ikurinza gisida, Imana igukuriyeho urupfu, ubundi mu buryo bwa normal Imana yapanze ko urapfa nta kibibuza ntacyo Yumvishije icyo kintu mu gihe kisobanukirwa napfa yavuze ngo ndaguha imodoka nta kintu cyabihindura iranayiguha kuko Imana muri ntabwo idusubiza kubera ko dukijijwe. Imana idusubiza kubera ko ifite mu mugambi kandi iyo yabigambiye yabyutse yibambuye ikavuga ngo ngiye guhaza kwifuza ko ibyo narebe ibyo bintu bikubaho, yabyutse ikavuga ngo ngiye kugukorera ubukwe buranabaye waba wanasambanye waba wabigenje gute yagukora. Ntabwo rero Imana ibikora kubera ko dukijijwe ko n'ubundi wapfa kwihana gusambana ukaza ukabeshya wava kwihana bikorera ku bw'ubuntu. Rero iguhuza na wa muhanuzi mukuru kugira ngo agukureho agufashe gusenga agufasha gukuraho cyangwa se kukwigisha. Buda kenshi kwisengera ubundi umuntu wese arisengera abantu bahumbi burya nta muntu usengera undi ahubwo agufasha gusenga agasa nuko ubujijura noneho ukashijuka ukamenya uburyo wasenga noneho kwa kuguterura mu isengesho akamenya nk'uguhetse wabyumvishije noneho ukazamukiramo ugagira ntihazagira umuntu ukubesha uzasengera umuntu utizera urebe ko byemere. Ni ukuvuga ngo kugira ngo byemere na Yesu akize yajyaga avuga ngo kwizera kwawe kuragukijije yanarakubazaga mbese ufite kwizera agahita akurikiza agashingiraho avuga ngo genda kwizera kwawe kugize gute kuragukijije. Mani guhumugisha pasi kakabeza njumva gashaka gatambutse bajijuke bakumva kwani n'abahanuzi batabizi. Nta muntu usengera undi ahubwo kuzamurana mu isengesho muzamurana mu isengesho ko kwizera ko niko gutuma bya bintu bikoreka. None pastor aka kantu umunsi rwose umudayimoni wo kwizamura n'uwo kwikuza uyu mudayimoni watsindwa gute mu bahanuzi kuko uyu mwuka urimo cyane ninjye uhanura bidasohora ninjye uvuga ibintu bikomeye uyu mwuka watsindwa gute? Cyambere ni ukunyurwa. Abantu bakwiye kunyurwa kavuga ngo niba n'imvange reka nyurwe n'imvange paka igihe Imana izahindurira ikampa n'ifiriti n'umuceri n'inkoko kuko n'ubundi ugira ishyari wa muntu wamubwira bya bintu n'ubundi akagwa ntabyo nawe urugira ngo n'ubwongo yaguteranyije nawe ntugira ngo we baragumanye ntabwo bagumane ntabwo bahita avuga ati n'uriya niwe nizera kuko waba yaragukunze bya nyayo burya rero bari kwihoma bigufata rero urawe ntabwo bifata kuko original na pirate bigize gute biratandukanye. Uyu ni umwuka rero wateye uturuka kuri Gahini sekuru wabo byo bavuga ngo bene Gahini bene Gahini uno mwuka warateye cyane ugasanga umuntu ati ninjye uhanura bigahita bisohoka. Uyu mwuka abantu bige kunyurwa nibiga kunyurwa ibintu byose bizagira gute bizasobanuka. Uyu mwuka warateye mushumba rero ikintu mwadufasha mudufashe mushire ibintu ku murongo mushire ibintu mu buryo abemera kubumva babumvire abatemeye kubumvira mujyane n'abumviye. John ari ikintu kimwe niho nshaka kubwira urumva tugiye kugira ahantu wenda gucicira icyo gushima ariko tutarimukira mu gushima kuko ndabona igice cya mbere cy'iki kiganiro kirangiye kigendanye no kunenga. Ngiye guhanuza ijambo yongeraho nanjye ibyo nongeraho ariko ngiye icyo nongeraho wenda ndamwindira bukuru nk'umutumirwa aze kuvugana icyo yongeraho muri iki cyo kunenga noneho twinjire mu cyiciro cyo gushima kuko nubwo biriho hariho n'ibyiza. Ibyiza rero ko n'ibyiza tubivuga ariko muri iki cyiciro cyo kunenga ni ukuri umwanzuro cyangwa se umwangaza umucyo nabihaho nabaha umwangaza umeze gutya. Abantu musenga n'ubushishozi
ikindi cya kabiri, niyo mwaba mudasenga mukaba muri abantu basanzwe mu b'imfura, kuko gusenga ni kimwe no kugira ubumuntu ni ikindi. Basi mureke gusenga ariko mugire ubumuntu, kuko niba udafite ubumuntu, niba nta bumuntu ugira uzagira ishyari, kandi nugira ishyari rizabangamira iterambere ryawe. Nukuri. Nkavuga ngo rero, muhanuzi, mudiyakoni, mukristo, reka ishyari. Ureke kuvugira gushinja mwene si ibinyoma. Ureke kumuhimbira ibintu bitabaho. Ureke kumugabiza Satani. Wowe wigire marayika w'umucyo, hanyuma umugire marayika w'umwijima. Donc uko byagenda uko ariko kose, Imana ihorera insore. Ntabwo Imana yaguhaye cyangwa yampaye yari umusore ngo none isigaye iri gusaza ngo ndiwe nijya kumwizabura ibyimuho. Ndagira ngo nkubwire yuko ku Mana biranagana n'imvugo y'ubu. Bihora ari bishya, igihe cyose izakugereraho ishaka kugusubiza izaguha ibintu bishyashya. Ntisaza ngo yitwaza akabando. Ihora ari Imana uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwikiri. Kandi iyi Mana yo ntabwo irobanura ku butoni. Twabonye itorero rya mbere ryo ryarakundanaga, rigasangira ibyaryo n'umutima uhuye, umutima wabo utishama, ngo bakamanyagura imitsima bagasangira, ngo buri muntu wese uko yifite. Imana ikabakunda ikajya ibongerera abakizwa. Niyo waba uri umucuruzi ariko utariganye, Imana izakoherereza abakiriya. Amen. Yes, izaguha abakiriya. Niba utiba ngo ugavure izakoherereza abakiriya. Niba uri umuhanuzi uhanura mu kuri no mu mwuka, Imana izagukunda, izakoherereza abantu bayo. Izakoherereza abantu bayo, kuko uri muzima, iri kubona ufite umuntu. Niba cyangwa uharara, hari n'abantu baharara bagira umwuka wo guharara. Iriya bintu nabyo sibyo. Niba bihagaze bityo, Imana izagenda ikongerera abakristo umushumba, izagenda ibaguha ariko birobanura ku butoni. Erega reka mubwire, buri uriya mukire yazanywe n'umukene. Umukene yatahaba ntabwo umukire yari kuza. Nibyo mpamvu uvuga rero buriya boss ni umukene. Uwo mukene ni watumye umukirazi. Umukene ntabwo yaza mu rusengero rwambaye ubusa. Ntabwo yaza hano badaparitse imodoka. Akenshi abaza aho bakire rwo baje no gusenga, baje kugaragaza amakote n'amavuve witi baguze. Abandi baje kwiba baririmbyi babo, baje gutereteramo aho ngaho. Wowe ukagira ngo n'imigisha ahubwo baje kuguhombya. Biba bivuga iki rero? Nazobona gutanga kuri iki kintu. Twanengaga abashumba barobanura ku butoni, twanengaga abahanuzi, twanengaga abanyarwanda n'abanyamahanga barobanura ku butoni. Mukunda abantu bose kimwe n'umutima uhuye, Imana izagenda irushaho kubazamura no kubashyira hejuru. Tanga nawe igitekerezo cyawe. Murakoze mushumba. Ndagushimiye kubw'iki kiganiro. Amen. Imana ijye guha umugisha. Amen. Kandi Imana ijye gushigikira. Amina. Twabanye kenshi, ntabwo wigeze umbera igisambo. Haleluya. Mu bintu bibaho no kuba ungiriye icyizere cyo kumpamagara kuri runo rubuga Bibiliya ijambo ry'Imana, imbaraga zacu. Murambabariraho gatoya. Imbaraga zacu ni icyizere. Ntabwo wari ubuza abandi bo guhamagara. Bari bahari, ariko uravuze ati umuhungu wanjye manuka. Imana ikumpera umugisha. Mu izina rya Yesu ndagusabira. Haleluya, haleluya. Imana ikumpera umugisha. Amen. Kuri iki kiganiro cyitwa tunenge dushime, mushumba avuzeho ibintu byinshi. Ngewe nta n'ikindi kintu nabivugaho cyane, kuko abikomojeho. Hari abantu, hari abapasiteri cy'abashumba baharara, ugasanga uno munsi wa none uri kumwe nanjye John, turasenze haza Rufonsi, haza muza w'Imana ati niwe ugezweho, haza muza Fisi niwe ugezweho, haza Habimana ejo ukagenda usimbura. Ariko ikintu nacyo yakivuzeho kandi uwo mwuka urahari. Yavuze ko twisubireho, abahanuzi twisubireho,
ikintu gikubiye hano cyose ni uko twongera tukagira urukundo kuko umwuka wera niyo mpamvu usanga mu rusengero umwuka wera bawufite ari bakeya kuko ntukajya urabona bariya bose buzujwe ngo ugire ngo bose niko buzuye umwuka harimo bamwe baba buzuye umwuka w'ishari wabitwigishijeho neza bavuga ngo harimo bamwe buzuye imyuka yo kwa mukaka ya kera tukagira ngo ni umwuka kumba atari iki atari umwuka kumba ari bya bindi bibakurikira bya bintu ntumva twakisubiraho tukikosora kuko twagiye wari urimo uvuga ngo nawe ufite urugero tubona cyane pastor ibi bintu birahari tugiye rero kwinjira mu cyiciro cyiza cyo gushima pastor ukira aho ngaho nari nshaka kuvuga kuri ijambo riri mu bice bibiri byakozwe n'intumwa ibice bibiri ku murongo wawo wa mbere ukuntu bahuzayije umutima mu cyumba cyo hejuru ngo bahuze ikiye umutima muri uku guhuza umutima donc ni ukuvuga ngo nimba ari ahantu satani n'ingabo zidashobora kukwegera muri uku guhuza umutima abadayimoni baratata niho rero iyi ntwaro satani yabonye ko tuzamurimbura iyi ntwaro arayitunyaga uvuze ikintu yo guhuza umutima ibyo ni ijambo twigeze duhuza umutima ku rusengero iwanjye njyewe umuyobozi w'icyumba abadiyakoni duhuza umutima nari negereje gusengera ubupasiteri duhuza umutima ingumba zirabyara bava za burera baraza bava za rwamagana baraza umva twabonye abantu urusengero urabyibuka kandi ugeze wagera urusengero ruragenda rurapfuka abantu bakanzanira abantu bari ibiceri bikaba abo baroze ubuda urabibuka hariho n'uwo mwana bageze banzanira bari rwamagana bari baratwaye igitsina hari n'undi tena utarigaga uramwibutse urabyumva noneho twese n'abahanuzi twarangizaga kuva mu gipindi cy'amasengesho tukicara tukavuga tukarengana twatagenze neza twongeye tugafata urunana tugasenga satana burahana arasira neza fuze ibintu byo guhuza umutima ndavuga ni buriya reka mubwire bari ziriya ntunga kugira ngo zikore ibitangaza bikomeye kugira ngo zihagurutse ibirego nta handi hantu byaturutse ni uguhuza umutima bahuje umutima ibintu byose no mu rugo iwawe wowe n'umugore wawe iyo mwahuje umutima mugapfukama hari ikintu mugiye gusaba uzi yuko hari abantu bajya baza ngo bagire inama babwira ngo nta yindi nama uyu munsi ndi bubagire genda wihanirane n'umugore wawe umugore nawe akwihanira akubwira ibyo mupfa nawe umubwira ibyo mupfa umubwira uko wamuciye inyuma umubwira ngo mbwira ibintu byose biri mu mutima wawe ni ukuri ingo ntunze nkoresheje iyo ntuzo wo murongo rwahitaga ruba rushyashya rugasubira muri fiyatsari kabisa guhuza umutima ufite ibyo niye pastor ako kantu ko guhuza umutima urabona yo hatarimo gucengana yego ni ukuvuga ngo mu guhuza umutima ni intwari imenagura abadayimoni ikamenagura shitani na shitaniye nakuzukuruza n'uruviri bakahunga iyi ni intwaro rero pastor ndashaka kugira ngo muntu duteze amatwi niba iyi ntwaro satani yari yarayikunyaze ungera ungera uyisacinga bayigarure amatorero gayigarure guhuza umutima amagurupe ahuza umutima abahanuzi duhuza umutima abashumba bahuza umutima abamusenyeri bahuza umutima abungeri bakuru abapotere bahuza umutima
Haleluya. urabona mu guhuza umutima kwa bari abantu bari bashaka kubaka umunara muremure kugira ngo bazamuke bagere ku ijuru urumva bari bahuza umutima nabo ngo ariko Imana ibitegereje ibona ko bafite umugambi bahuje umutima baranangira no kuvuga ngo mu guhuza umutima wubaka ibintu wadumisha ibintu no kuvuga ngo weho duhuje umutima none tugahuza umugambi twamenagura abadayimoni tukabahitana noneho naho twakataka bavuga ngo twaje na cace twinjiyemo bakatubona bakabona duhuje umutima bundi iyi ni intwari ikomeye cyane n'abahanuzi bahuje umutima bajya barahanura ikintu kigahita gisohora neza duhuje umutima abashumba mugakora ku mugwari ikirema nukwenda mu masegonda ariko kubera uyu mwuka w'urukundo uyu mwuka w'ishari wateye mu bantu ntushobora guhuza umutima n'ubundi Satani niyo strategy yakose yavuze ati reka mbatera umwiryane nimara kubatera umwiryane nzabona ukuntu mbayobora rumba nta kindi nta n'ahandi dutsindirwa na ariko badukurikiye duhuza umutima mu guhuza umutima rero mushumba guhuza umutima aya magurupe ari gurupe ihuza umutima ari urusengero ihuza umutima abashumba bahuza umutima abahanuzi bahuza umutima abacuruzi bahuza umutima abakora bahuza iki umutima pastor n'urugo rudahuje ntitera imbere twiducenga umuca inyuma muri kwe ugakata mwiza undi akagira ikibanza utazi undi akagira banki utazi abagore barimo kaceri hano muri mujyi bafite utubanke batazi two muri nani mugabatazi akagira udupariseri twanditseho akagira gapariseri hirya ibitera imbere cyangwa se akakubwira ati jeri ndaje ngiye hano imbere kumbagiye mu mugi cyangwa agiye i Kigali utwo tuntu tw'uducenga hari ibintu byifunga batangira no gusahurana umuntu wese akura amayi nta niryo torero ry'ino nta nibo bahanuzi b'imeze kubera kuri uko kudahuza umutima n'umudayimoni w'ubugugu no kutanyugwa nk'uko wabivuze kuko kutanyugwa turasengera umuntu avuge ngo mwakire munywa amazi yego ni urugero naduhereza amazi yo kunywa ni 5 wowe urumva kurabyikubira kuko hari umudayimoni utukuza akakubwira ati yuhira ni wowe wamusengeye wenyine aya yose ababaye ayawe none murayagabanya urumva n'umwuka wateye mu ubushari uwo kutanyurwa no kudahuza ariko bahuje ikigori wakibona ukavuga ati tugisangire ukagabamo 2 kuko duhuje umutima kuko n'intumwa batubwiye mu ijambo ryatubwiye ngo bazanaga ibyabo wibuke Ananiya na Safira urumva nta kindi cyatumije bapfa ni umwuka wari ubariho wo kutanyurwa wo kutabwi buriya baza kubwiza Petero ukuri bakambwira ngo nta yacu twayagurishije ariko ntabwo tuyakura ariko hajemo ikintu cyo kumucenga ikinyoma cyo gatsinda pastor numva rero aka gace tugiye gushima baduteza amatwi hano kuri Bibiliya imbaraga zacu tugeze mu kanya ko gushima twari turi kunenga kandi abo twanenze mwikubita gashyi turabasaba niyo mpamvu iyi televiziyo iriho niyo mpamvu duhari niyo mpamvu mutwumva ijwi ryacu mukiri twumva uyu muryango cyangwa iyi ministeri ni Bibiliya imbaraga zacu turi kwifuza ko abantu bava mu buyobe abantu bakava mu bintu nk'ibyo ngibyo byo guceka mu ibice kwitorero cyangwa se kw'amagurupe na za ministeri ndetse n'indi miryango yose mubarizwamo rero mugerageze kwihuza kugira ngo imbaraga zanyu zibe hamwe uko niko byagendekeye intumwa ku munsi wa Pentecote bari hamwe mu cyumba kimwe bari hejuru mu cyumba bahuza umutima
umwuka wera basanga bakoreshwa imirimo n'ibitangaza nk'uko twabisomye mu byakozwe no mu gice cya 2:43 hadusobanuriye neza ibyaho, nawe nubishaka uzahasoma kandi nubikora uzazamuka. Kindi twanenze cyane abantu bafite kwikunda, kandi tunenga cyane abantu muri bo bafite umwuka wo kumva ko ari njyewe ndi umunyamavuta, ni njye babe bafite ukuntu biyumva tudahari n'ibyakunda. Ibyo bintu byose twabonye ko ari umwuka wa sekibi, rero turakwiriye kuwukosora. Tugize umugisha mukawukosora, yaba umugisha kuri twebwe kandi akaba n'umugisha kuri mwebwe. Amen. Tugeze rero mu kanya keza ko gushima abagize iki kiganiro cyitwa tunenge kandi dushime. Rero turashima John. Yego. Ndashima abahanuzi batagira ishyari. Ndashima abashumba bagihagaze mu muhamagaro wabo. Uko ni ukuri. Ndi gushima abashumba batajya mu kabari. Yego. Ndi gushima abashumba ari ikiganiro kiri kuri korogereza amaboko. Ibigango bifite amazina menshi. Hari zaye muntu, hari ubuki, hari umusaturamano, bifite amazina menshi. Hari za mukubita umwice, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu bikubitamo bahanuraga basengaga bakagenda bagakubita mukubita umwice ngo bakayigotomera. Si umwe se na babiri barasanga Yesu ari kuri amushubije sanga warahanuraga ugasanga urimo uragenda wandika umunani bari gutukisha izina ry'Imana. Izina ry'Imana nshuti yanjye. Imana irimo irababara muri no minsi. Turi kunenga rero abo bantu bari kujya kunywa urusaturamano namukubita umwice wo kuri mahoko. Turabanenza, turanenga kandi turashima rero abantu batakijyayo, abantu bakomeje kumaramaza muri Kristo. Turashima abantu bari kugenda bahangana n'iyi coronavirus, barangiza bagakomeza kwifata bakaguma mu muhamagaro wabo. Abantu rwose courage, mukomerezaho, musenge mukuri no mu mwuka, muhagarare rwose mushikamye mwambaye ukuri, kandi ngo mukumuzinye ya myambi ya wa mubi. Pastor, sinzi iyi covid irimiza, hari umwuka w'amagambo natangiye kumva, ndavuga ati tugiye kureba duhaye Imana icyubahiro. Batangira kuvuga ngo abo nge nubwo nanabyibushye cyane, myenda yose ntabwo ikintu. Imana ni Imana. Batangira Pastor twongera tuyizamure. Kuko yateye icy'umutwe neza, yakubise icy'umutwe, ndavuga ni wi. Kuko abantu baravuga ati tuzareba Pastor Emmanuel uko bizagenda, tuzareba John n'abandi hirya no hino bajya bavuga ati tuzareba. Kuko hari abantu benshi bari bazi. Turagushimye turi muri studio, tugufitiye icyizere n'ukuri kw'Imana. Abantu benshi bakavuga ngo badutega iminsi, baravuga ngo tuzaba twaraguye natwe turi muri za manyinya kari kunyarira itama. Ari ijambo nasomye uko ndibuka ahantu ryanditse rivuga ngo dufite amakuba impande zose, ariko ntidutsindwa ntitugwa. Pawulo wari muzi turakirana. Ukuvuga ngo rero baduteze iminsi bavuga ngo turebe ko badutega, bavuga ngo tuzagwa, ariko ni ukuri shimiye abantu bagihagaze ku muhamagaro. Hallelujah. Kuko iyi covid yapimye abantu benshi. Ibi bihe bya covid ntabwo uyu n'umwanzo utaratworoheye. Mushumba abantu bahagaze
mu muhamagaro. Oya turabashimiye abo mu majyaruguru amajyepfo y'u Rwanda n'Asirazuba abantu mwahagaze mu muhamagaro abo bari muri diaspora abari hirya no hino hanze mwese mwahagaze mu muhamagaro ntimwiyanduze ntimusambane ntimujye mu kabari mukaba mwarakumye gusenga Imana turabashimiye rwose bibiri imbaraga zacu tubaza kudesha tubakuriye n'ishapo turabashimiye mugumemo turabashimiye Yesu ni umwami mumugumeho mushumba turabashimiye aba bantu turabashimiye kuko niba ari ikintu gikomeye bamwe twagiye bona bajya gushinga utubara ari abapasiteri wabimbeshye ngenda muzi urajya munyogoreye urwo byo nshaka kumuvuga wagiye gushinga akabari ari umupasiteri aho kumaza n'intebe zo mu rusengero yarazijyanyeyo agenda azicaza abasinzi ibi bintu urabona azabikira urabona ibi bintu azabirokoka abashitani n'umukara kabisa uzibatagira isabato hari abantu bamwe numvishije hari abandi nabo nzi bagiye bafata muri ibi byo gufata tuno tubari ugasanga umutumishi nawe bamufatiyemo yari ari mu kabari bakabashyira muri stade polisi y'u Rwanda yabafashe turayishimiye kandi kuko ntabwo bacika Imana pastor ntabwo tubishimye hejuru ahubwo twabanenze ariko twe turi gushimira ababaye intwari bakanaguma no mu muhamagaro dushimiye umudiyakoni wakomeje guhagarara ku budiyakoni dushimiye umuhanuzi utariyanduje nukuri turamushimiye agakomeza gusenga ku pastor hari abantu bakomeje kuguma mu mwanya barasenga bakiyiriza abari nabwo amavuta abo bantu turabashimiye bagakomeza kwiyiriza noneho uko ibihe byiza byo gusenga n'ubusabane n'Imana barabikomeje muri corona nibwo nasenze cyane wahora nibwo namenye amakuru ni nabwo nakuze ni nabwo namenye bya bintu byo gutandukanya abahanuzi abantu bagiye bajya nzi ko umuhanuzi wese aba ari umuhanuzi apfa kuba yakugezeho nzi ko ari n'ingazi nose nta bintu wahishuriwe muri byo nahishuriwe ibintu byinshi hari n'abandi bashumba bagiye bahamagara intama aho ziri turabashimiye bashumba bakazikomeza n'abandi bamwe bakabwira ati ese nta byo kurya mufite bakabahereza natwe turabashimiye bashumba turabashimiye abagiye bakoresha momo turabashimiye ukita ku ntama yawe ukagura akawunga ukabahamagara bamwe ndabazi ntabwo nakirirwa marobanura amazina muri rusange rwose aho muri mwagiye mumenya abakristo ntimutererane intama turabashimiye abandi bakaguma mu muhamagaro abandi kuguma mu bihe by'amasengesho dushimiye n'abakobwa barabaririmbyi urumva ntibavuge ngo nta myaka 100 hari akagare kaje kari kuvuga ngo nta myaka 100 no satani yari yakazamuye kakikubita mu nkumi zacu zaririmbaga zigenda zivuga zitereka ntazapfa nabyaye nagiye ntumbishe uko umugabo bimera mu gitondo akaba yacikiye dushimiye abakobwa rero bihagazeho bavuga bati ntacyo bitwaye niba Kristo aje gutwara itorero tuzagende turi amasuki urabona pastor ibi bihe bya covid ni umunzani na nubu turacyabiri ariko urwo rezo ruri gututumba tutaramenya urwari ariko pastor uko byagenda kose abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora ibyo butwara kuba hano muri iyi minsi dushimiye abantu bakomeye barangiza bagakora n'ibyiki n'ibyo butwari abo bantu turabashimiye tugashimira abandi bantu bakomeje ubunyangamugayo hari abantu benshi iyi covid yaje barekura ubunyangamugayo barahemuka ndamuke ariko dushimiye abantu bakomeje kuba ubupfura bagakomeza ubupfura bagakomeza kuba imfura mu byo bakora byose kuko tuzi abantu benshi
bahise bihakana n'Imana, barayihakana bandi babeshira mu izina ry'Imana, bakavuga ati iravuze ngiye kumpa kawunga atariye kuri bose, ngiye kungurira umuceri. ariko dushimiye abantu turabashimiye batakoresheje imvugo y'Imana ngo bavuge niyivuze atariyigize, bari kwishakira uturaye atariyivuze. bahamuzi turabashimiye rwose, mugume mukomere. Kristo ni umwami, kandi uko yababajwe akageragezwa ntazabura gutabara abageragezwa bose. mukomereze mugume muri Kristo. umwami Imana azabishimira ku munsi wanyu w'ibyishimo byanyu, kuri wa munsi dutegereje w'umuzuko w'abapfuye, ndetse na wa munsi tuzatuye ko imingoma itajya ihinduka. ujya munsi muzambara amakamba kuko mwatsinze urugamba. Imana izabashira hejuru, izabiratana iririmba. Pastor murakoze, iryo ni ijambo muri Zefaniya 3:17. yego iryo ni ijambo. hari n'irindi jambo riri mu Byahishuriwe, numva ari mu bice byaho muri 3, numva twahasoma. Ibyahishuriwe Yohana, Ibyahishuriwe Yohana ibice 3. yego ku murongo waho wa 21 haravuga ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye. Amen. Unesha biravuga. Iyo bavuze kunesha, Pastor, aka kantu ko kunesha nigirira ubwoba. Iyo bavuze kunesha, muri byari byo mume kunesha, katuwakomeza tuwasoza. Unesha nzamuha kwicarana nanjye. Ntabwo ari njyewe John, ahubwo uyu ni Yohana wabivuze. Yego. Ni ukuvuga ngo ni Yesu wanesheje ku musaraba. Unesha ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nicarana na Data ku ntebe ye, nanjye nicarana ku ntebe na Data. Amen. ufite ugutwi niyumve ibyo Mwuka abwira amatorero. Uvuze ikintu, hari ikintu kimwe nshaka kuvuga. Hari umuhungu wari umushuti wanjye, nazakurikira iki cyigisho, Imana yamugiriye neza, Imana izamuyobora cyumve. ariko ndi gushaka kugira ngo abo bantu bari kudukurikira bazasobanukirwe iki kintu. Hari ikintu kimwe cy'ubuyobe, ni umwuka w'ubuyobe w'amateoloji waje. Abateoloji bari kuwuzana, uzawumva urenda gukubitana nabo, njya nkubitana nabo ku ma YouTube, ku magurupe, bavuga ngo Yesu yabambiwe ibyaha byacu, apfa mu cyimbo cyacu, akubitwa mu cyimbo cyacu, kubyumva? Ngo hanyuma ibyaha byacu n'imibabaro yacu byose yarabibajijwe, byararangiye. Bisobanura ngo mbese ubu wakwironguye kwisambanira, Kristo yarabambwe, nta kibazo. Iyo wigishije inyigisho yo kubwira abantu ngo bihane, bo bahita bakubwira bati reka nta muntu w'umukiranutsi uba mu isi, dukosa buri munsi, dukora gutya, ahubwo Kristo ibyo bintu byose yagize gute? Yarabibajijwe. Egare ko gukora icyaha nta kibazo, kuko Kristo yagize gute? Yarabibajije, yaranabikubitiwe. Mbese ubwo ngo nabere ngo byararangiye. Iyo teoloji ndi guhura nayo ngewe kancanga. Muzansengere niba ntarayobye. Mumbarize Imana mu nsengere, cyo twararuganye. Bose nazagwa mu butayu muhari. Mbese koko umuntu dukora icyaha nkana, ukubyumva? Ngo ibindi ngo nibyo kubana, ngo dusengere kubana mu mahoro. Wabana gute mu mahoro uri umunyabyaha n'undi muntu? Nusu twabana mu mahoro kwiba? Oya, ntabwo bishoboka. Uze twabana mu mahoro ndi gusambanya mushiki wawe, nkamutera inda wenda sinamujyana. Ubundi Pastor, ahantu hansobanurire, utumye rwose nubwo nsa nk'ugiye mu kandi karongo, ariko dusobanurire aha hantu neza. Aba bantu bari kuncanga
ngo Kristo ngo yabajijwe ibyaha byacu ngo arabikubitirwa. John, turimo twinjira ku musozo, turamenyesha abantu twari turi kumwe hano kuri Bibiliya Imbaraga Zacu ko twari turi mu kiganiro tunenge dushime. Twashimye rero kandi twananenze abo twanenze mwisubireho. John, turi gushaka kugira ngo ubutumwa bwa nyuma, message yawe ya nyuma duseze iki kiganiro ni iyihe wibwira abateze amatwi Bibiliya Imbaraga Zacu? Murakoze. Mwe muri dutega amatwi n'abazadutega amatwi turabashimiye. Mwe mwumvishije iki kiganiro, ukimara kucyumva uhita ufata umwanzuro. Twavuze ibintu byinshi, tugeze ku musozo, katwakira umushumba dusenge. Natwe turabashimiye, ntabwo ndi busenge nanone, reka tubakire n'ubundi udufashe gusenga. Ushima Imana kuko yabanye natwe kandi kabisozanyije natwe. Mbibutse adresse yacu wenda tarasenga kugira ngo asoreze rimwe. Adresse yacu wandika Bibiliya Imbaraga Zacu. Hanyuma kandi mwari kumwe na Pastor Nsanzumuhire Emmanuel, niwe muyobozi w'iyi ministeri cyangwa se icana. Hanyuma kandi twari kumwe n'umuvugabutumwa Bizimana John guturuke Imahoko. Reka n'ubundi kandi tumusabe adushimira Imana. Turagize Imana aho tugiye kunyura hose, tugende neza mu izina rya Yesu. Turagushimye kubwo natwe wadufashije, turangije twatangiranye natwe dushojanyije nawe. Haleluya. Izina rya